aho uri hariho hose, we want to welcome you in this Sunday, Easter Sunday. You're welcome to our service of this Easter Sunday. God bless you as we celebrate the resurrection of our Savior, Jesus Christ, and worship God even in this lockdown. Yesu ni muzima. Yesu ni muzima. Abe muzima mu buryango wawe, abe muzima mu buzima bwawe, abe muzima mu rugo rwawe, abe muzima mu bana bawe, abe muzima muri business yawe, abe muzima mu gihugu cyacu. Reka duhimbaze Imana, tugende n'iyo ndirimbo, tuzamuke. Hallelujah. Imana. Hallelujah. Nagira ngo ngusabe wowe uri mu rugo, ubwire abo mu rugo mutuze, hanyuma mwicare hamwe, tugiye muri uyu mwanya wo guterana, muri uyu mwanya wo kuramya Imana, muri uyu mwanya wo guhimbaza Uwiteka Imana yacu waturemye, uwo Yesu wemeye kuza akadupfira ku musaraba, akemera gupfa urupfu rubi kubw'ibyaha byawe n'ibyaha byanjye. Yemeye kuza, yemera gushinyagurirwa. Yesaya aramuhanura aravuga ngo intimba zacu nizo yishizeho, ngo ibyari kuba kuri twebwe nibyo yishizeho. Andrea Coach aravuga ati ntago ari papa, ntago ari mama, ntago ari mushiki wanjye, ntago ari murumuna wanjye, nta numwe wagombaga kumfira, nta numwe washoboraga kumfira, ariko Yesu niwe wabikoze. Nta muntu numwe usa nawe. Nobody else like him. Nobody else like him. I know my Father, nobody else like you. Tugiye kujya mu ndirimbo z'ikinyarwanda, tugiye kuzamura indirimbo ya mbonye ahangaha. Wenda gusaba kugira ngo ugendane natwe, kugira ngo twumve iyi ndirimbo. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Reka bayituzamurire hanyuma turamye Imana. ubuzima.
Guhimbazwe Yesu kubw'amaraso yawe Mana turagushimye turaguhimbaje kuko uri Imana igira neza turagushimye kubw'amaraso yawe wamenye ku musaraba turagushimye kubw'imbabazi zawe turagushimye kubw'urukundo rwawe turagushimye kubw'impuhwe zawe watweretse databuja niyo mpamvu mu izina rya Yesu Kristo turi mu guhamagara imbaraga zawe muri aka kanya muri iki cyumweru cy'umuzuko turahamagara imbaraga zawe mu izina rya Yesu ngo databuja ubwuzuka uzukire mu mitima yacu databuja kugira ngo udukize intimba cyane cyane databuja mwami wanjye mu gihugu cyacu mu Rwanda bubika amaso nuko babagabo barababaza bati niki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye umurongo wa 6 ntari hano ahubwo yazutse haleluya aba bagabo babiri bari abamarayika b'Imana bagendereye Mariya na mugenzi we bari bagiye kureba mu gituro aho Yesu yarari aho yari hamwe umurongo wa 6 ntari hano ahubwo yazutse mwibuke ibyo yavuganye namwe akirigarira ati umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha abambwe maze azuke ku munsi wa 3 bibuka amagambo ye bava mu gituro basubirayo ibyo byose babibwira abigishwa 11 n'abandi bose umurongo wa 10 abo ni Mariya Magdalena na Yohana na Mariya nyina wa Yakobo n'abandi bagore bari hamwe nabo babwira intumwa ibyo babonye ariko ayo magambo ababera imuha nibayemera maze Petero arahaguruka yirukanka ajya ku gituro arunama arungurukamo abona imyenda y'ibitare iri yonyine asubira iwe atangazwa n'ibyabaye bwoko bw'Imana inshuti mudukurikiye ku mbuga nkoranyambaga za Facebook ndetse na YouTube nagira ngo mbashimire kubera ko mwahisemo kubana natwe aho mumurikiye hose muturuka kw'isi yose ndabashimira mu izina rya Yesu icyambere nagira ngo mbashimire kandi bifurize Pasika nziza mbifurize igitondo cy'umuzuko cyiza mu muryango wawe nifurize abayobozi bacu aho bari mu gihugu cyacu ndetse n'abandi badukurikiye inshuti zacu mu mahanga hose mbifurize iki cyumweru cyiza cya Pasika ndetse iki cyumweru cy'umuzuko icyumweru twizihizaho Pasika mu byukuri iki cyumweru uyu munsi ntago ndi bujye mu mateka y'ukuntu Pasika yabayeho ndetse n'ukuntu twaje kwizihiza Pasika icyangombwa uyu munsi ndaza kuvuga kubera iki tugomba kwizihiza Pasika niyo mpamvu muri iyi minota mikeya nsigaranye namwe
nagira ngo mbabwire ngo muze tujyane. Umutwe w'amagambo w'uyu munsi ndashaka kuvuga ngo ese kubera iki ushakira umuzima mu bapfuye? Yesu Kristo wacu ni muzima, ntabwo akiri mu mva. Ari abadamu, abagore babitangiye ubuhamya, babitangira ubuhamya ku ntumwa. Petero aragenda na bagenzi be, ndetse Bibiliya yamaze kutwereka yuko Petero yarungurutse mu mva aho umwami wacu yari yahambwe mu mashuka y'umweru. Arungurukamo asanga imva irimo ubusa, ni imyenda gusa. Umwami wacu Yesu Kristo yazutse. Iki cyumweru turi mu kwizihiza kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, ariko ntabwo nshaka kwirengagiza ibihe turimo. Ibi ni ibihe turimo mu gihugu cyacu. Turi mu kwibuka abacu, cyangwa se turibuka abatutsi bishwe muri jenoside, bahitanywe na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Hari imitima myinshi igikomeretse, ifite ibikomere, kandi birumvikana. Muri uru rugendo rwo kwiyubaka nagira ngo nguhe impamba ni nuko umwami wacu Yesu Kristo ni muzima. Ndagusengera muri iki gitondo cy'uyu munsi kugira ngo wemere Yesu Kristo azukire mu mutima wawe, abashe kukomora, kubera ko nta wundi muntu n'umwe ushobora komora umutima wawe uretse Yesu Kristo. Iyo usomye ubutumwa uko tubisoma muri Yesaya, ubuhanuzi bw'umuhanuzi Yesaya muri 53, umva uko abivuga. Dusome mu izina rya Yesu. Ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Murongo wa 2. Kuko yakuriye mbere y'ikijeji nk'igishitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu. Yari umunyamubabaro, wamenyereye intimba. Yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso. Natwe nitumwubahe. Murongo wa 4 ukomeye cyane. Nukuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Ariko twebweho twamutekerereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Amen. Imibyimba y'umwami wacu Yesu Kristo, iyo niyo adukirisha ibikomere byacu. Bwoko bw'Imana, muri iki gitondo twizihiza kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Nagira ngo mubwire ngo uwo ushaka, uwo uhimbaza, uwo uramya, uwagucunguye, yagucurungurishije amaraso y'agaciro kenshi. Uwo nguwo yemeye gusiga icubahiro,
yemeye gusiga ubwiza, yemeye gusiga ubumana bwe, yemera kuza kugupfira wowe nanjye. Pawulo aravuga ngo yemera kudupfira twebwe abari abanyabyaha bacumuye tukava mu isezerano. Akavuga ngo ntabwo twari abo gukundwa, ariko Yesu Kristo yaradukunze. Umuhanuzi Yesaya aravuga ati ntabwo twamuhaga icyubahiro, ndetse twatekerezaga yuko yakubiswe yacumiswe n'Imana, ari umunyagasuzuguro. Reka nkubwire, Yesu yemeye kwambikwa ikamba ry'amahwa, yemera gusuzugurwa, yemera gutukwa, yemera gucishwa bugufi ku bwanjye nawe. Akwiriye icyubahiro, akwiriye guhimbazwa. Uwo nguwo yemeye gucishwa bugufi, yemera gusuzugurwa, ariko umva, yemera kubambwa ku musaraba. Ajya ku musaraba, abantu yaremye baramubamba, baramusuzugura, bamucumita imisumari, baramukubita, baramutuka, nta cyaha yakoze. Bibiliya iravuga ngo utari ufite icyaha yemeye gusigwa ibyaha byacu, yemeye kugibwaho n'ibyaha byacu, kugira ngo wowe nanjye tubone ubugingo buhoraho. Yesu Kristo yicishije bugufi, yemera guca bugufi, kugira ngo wowe wacumuye ukava mu masezerano twongere gusubira mu masezerano. Yesu yatubereye ikiraro. He is the bridge that connects us from the darkness to the holiness of the Almighty God. He is the bridge that connects us from the darkness to the righteousness, to the holy place, to the presence of our God. Jesus Christ paid that cost. He paid that price. He paid that cost with his blood that he shed on the cross, so that you and me, we should have the eternal life. He paid for you. He accepted. Why did he pay for your sins? Because he values you so much. The value, your value made Jesus to go on the cross. That's how valuable you are. If you want to know your value, see Jesus on the cross. That's how much your value is. Agaciro kawe, wowe ukurikiye iki cyumweru cy'umuzuko, nuko ubona Yesu ku musaraba. Yemeye kujya ku musaraba kugira ngo wowe nanjye tubone ubugingo buhoraho. Reka nkubwire, Yesu tuvuga, Yesu turamya, Yesu uwo nguwo wavuze ngo nzabaha amahoro, kandi amahoro ntanga ntabwo ameze nk'ay'isi itanga. Uwo nguwo aravuga ngo uwo nguwo niwe wemeye kuza amanuka ikuzimu, atsinda urupfu, atsinda icyaha, atsinda Shatani ndetse n'abambari be bose, amwaka imfunguzo. Abwira Petero, aramubwira ngo Petero, kubera ko ubashije kusobanukirwa ukamenya yuko ndi umwana w'Imana, kuri wowe nzakubakaho itorero, kandi n'amarembo y'ikuzimu ntabwo ashobora kurinyeganyeza. Wowe uyu munsi wa none ubone Yesu Kristo n'uwazutse, niwongere gushakira umuzima mu bapfuye. Reka nkubwire nsoza, najya ngo nkubwire ngo hari ibintu byawe byapfuye, hari abawe bapfuye, ariko nagira ngo nkubwire ngo kubw'imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo uzongera ubabone, kandi
bazongera ni bazima. Wumve yuko Yesu Kristo muri kumwe nawe yongere kuguha ubwo buzima, kubera ko we ni muzima kandi niwe agaciro kacu tukabona muri we, muri Yesu Kristo niwe uduha agaciro. Abantu bose badutaye, abantu bose batwanze, abantu bose badusuzuguye, abantu bose batumereye nabi, ibyorezo bitumereye nabi, Yesu wacu ni muzima, yongera kuduha agaciro, tukongera kuba bazima, tukongera kugira agaciro imbere y'abantu, tukongera kugira agaciro imbere y'Imana, tukongera kugira agaciro imbere y'isezerano ry'Imana, tukongera kugira agaciro imbere y'isezerano ry'Imana ndetse n'umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Iri jambo ntabwo dukwiriye gushakira umuzima mu bapfuye. Ese ni iki rishatse gusobanura? Nuko Yesu ni muzima, he is alive, ni muzima, he is risen, narazutse, ayicaye iburyo bwa data wa twese. Iyo Mana yacu, uwo mwami wacu niwe ngusengera ngo yongere kuba muzima mu buzima bwawe. Ibyari bipfuye mu buzima bwawe wumve yuko Yesu yongera akabizura. Imbaraga zo kubizura arazifite, imbaraga zo kuzura ubuzima bwawe arazifite, imbaraga zo kuvuzura ibyapfuye muri wowe arazifite. Muri iki gihe isi ifite ubwoba, icyorezo n'ingaruka zabyo, reka nkubwire, do not fear, do not fear. Ntutinye, kubera ko Yesu Kristo ni muzima. Uwadukijije cya gihe aracyahari, na n'ubu azakuramira, azagukiza. Uwo nguwo ni umwami wacu Yesu Kristo. Umwizere aguhe ubundi buzima kugira ngo wongere kugira ubundi buzima. Reka mbere yuko mbasengera dusoza, twongere twumve indirimbo imwe, hanyuma tugaruke dusenga dusoza. Imana ibahe umugisha. Shalom. Mwakire Yesu Kristo mu mutima wanyu, kandi Pasika nziza, Pasika nziza yongere kuba mu rugo rwawe, Pasika nziza, twongere kugira Pasika nziza mu gihugu cyacu, ndetse no muri iki gihe twibuka abacu bajije jenoside yakorewe abatutsi. Yesu yongere kuzukira muri twebwe, aduhe imbaraga zidufasha guhagarara muri ibi bihe bikomeye, aduhe ibyiringiro, aduhe amahoro ndetse n'ibyiringiro bikomeza mwebwe bavandimwe inshuti mwacitse ku icumu. Ibyiringiro duhabwa n'umwami wacu Yesu Kristo byongere kukusubizamo imbaraga zo gukomera. Wumve yuko ugukomeza ni muzima kandi yarazutse, yatsinze urupfu, ni muzima, afite imbaraga, agukomeze. Ari naryo sengesho musengera, aguhe ibyiringiro, aguhe imbaraga zo gukomera muri ibi bihe, aguhe amahoro yo mu mutima, ndetse aguhe n'imbaraga zo kukurinda n'abamarayika bakomeye mu izina rya Yesu. Amen. Reka twumve iyi ndirimbo hanyuma tugaruke dusoza. Ibitekerezo yawe n'ibitekerezo byawe arabizi. Mana yacu turagushimiye, turaguhimbaje kubera ko Imana igira neza. Uza amazina yacu kubera ko Bibiliya iravuga ngo yanditswe mu biganza byawe,
kandi nawaya kuvuvunura abawe nawaba kuvuvunura nawaba kuvuvunura mu biganza. Bibiliya ni kwibihamya iravuga ngo uza amazina yacu, ndetse databuja mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya kanavuga ngo uraduciciye mu biganza byawe. Mu izina rya Yesu Kristo Mana yacu ndagusaba kugira ngo ukomeze gucicira mu biganza byawe, ukomeze gucicira abanyarwanda mu biganza, ukomeze gucicira iyi si yacu mu biganza databuja, kugira ngo udushoboreshe guca muri iki cyorezo cya coronavirus ndetse kirimo gutwara ubuzima bw'abantu benshi. Mana ndagusaba ngo ibiganza by'abari muri iyi si, abantu bari muri iyi si tubagushize mu biganza byawe, tubashize databuja mwami wanje ubacicire kugira ngo nihagire icyorezo cyongera kuvana mu biganza. Mwami Yesu Kristo ndibuka abanyarwanda databuja mwami muri iki gihe turi mu kwibuka abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi, turi mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mwami turabagushira mu biganza nabo databuja kugira ngo ubahe ibyiringiro, ubahe databuja mwami wanje kongera kubahereza imbaraga ndetse n'ibyiringiro bibakomeza muri ibi bihe bikomeye cyane. Mwami wera wa Isirayeli ndasengera igihugu cyacu kugira ngo wongere kugiha amahoro, wongere kugikomeza databuja muri iki gihe tukibuka icyumweru cy'umuzuko. Databuja mwami wanje twibukamo kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo nanone nabyo databuja mwami wanje turabigendesha n'ibi bihe databuja mwami wanje tuvuga ngo mwami Yesu Kristo ubwo uzukire mu mitima yacu, uzukire mu miryango yacu, uzukire mu byacu byose kugira ngo byongere kuba bizima. Ahantu hose databuja aho byagaragaraga ko ibintu bipfuye wongere kubigira bizima, wongere kubizigira bizima databuja, wongere kugira ubuzima muri byo databuja, wongere kuduha ubuzima mu bintu byose ibyacu byose kugira ngo dukomeze kukuramya, dukomeze kuguhimbaza, dukomeze kuguha icyubahiro, dukomeze databuja mwami wanje. Kandi databuja ubwo tuziza kuzuka kwawe uzukire mu mitima yacu buri gihe cyose. Databuja ndasengera abo ngabo batarakumenya, bataramenya iby'umuzuko wawe, bataramenya izina ryawe, ubahe nabo databuja kukumenya no kugukurikira no kukwizera kubera ko ni wowe Mana nzima. Ubahe kukumenya ndetse no kugusobanukirwa kubera kuri Imana izira neza. Uha umugisha badukurikiye bose ku isi yose, abari badukurikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook ndetse na YouTube, ubaha umugisha databuja mwami wanje, ubaha umugisha utagabanyije kandi umugisha utanga nta mubabaro wongeraho. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwese abari badukurikiye mwese, we thank you so much for following us on Facebook and following our services. God bless you, God bless your families, God bless your country, and God bless your life. In Jesus' name we pray. Shalom, shalom, shalom. Kumuka wanyuma umufite ku mutima nubwo yakoze ibibi byinshi